Reka dutangirane story yacu ni umugabo witwa Andrew. Uyu mugabo akaba yari umupolisi, akaba yarakoraga akazi ke neza cyane, ariko ku ruhande rwe uyu mugabo umutima we ukaba waruremerewe cyane. Uyu mugabo yari amaze imyaka igera kuri 2 atandukanye n'umukunzi we. Ahangaha yari afite agahinda ndetse n'ububabare atabasha kwihanganira. Nuko umugoroba umwe ubwo uyu mugabo yari avuye ku kazi, yahisemo guca kuri bar kugira ngo anywe agacupa. Yibwiraga ko wenda naramuka anywe agacupa biri bumufashe agatuza akiyirengagiza mu gakeya agahinda yari afite. Byibuze akanya gatoya uyu mugabo ubwo yageraga hanga muri bar, hari mu rusaku rwinshi cyane, hari huzuyemo abantu bari guseka ndetse bari kuganira. Ariko nubwo hari harimo abantu benshi cyane muri iyi bar, uyu mugabo yari ameze nk'aho ari wenyine. Uyu mugabo rero yanyweye inzoga nyinshi, nuko hashize umwanya utari mutoya Andrew yahisemo kuva ngaho kuri bare. Nuko ubwo yari arimo agenda mu muhanda ari nijoro yerekeza mu rugo rwe, yagiye yumva ijwi ridasanzwe, yumva umwana ari kurira. Nuko uyu mugabo yahise ahagarara atega amatwi. Ijwi ryarimo ruturuka hafi y'aho ngaho ahantu hari puberi. Uyu mugabo rero yahise yegera iyo bin yitonze. Nuko ubwo yarebaga mu imbere yatangajwe no kubona akana k'agakobwa gato cyane karimo aho ngaho. Aka kana ukitegereje nta n'ukwezi kari gafite kavutse. Uyu mugabo nta kindi yakoze, yahise afata kano kana, aka kana kigaterura kahise gahagarika kurira. Nuko uyu mugabo rero yahise yahamagara ambulance ako kanya. Ubwo yari ategereje ambulance, yari ateruye kano kana mu ntoki ze, ariko mu by'ukuri yatangiye kumva atangiye kwiconnectinga n'aka kana. Yatangiye kumva yiyumva ukundi kuntu kudasanzwe. Muri ako kanya rero ambulance yahise igera aho ngaho. Nuko abaganga barangije bafata kano kana bakerekeza ku bitaro. Andrew yarabakurikiye ndetse aguma aho ngaho hafi. Nuko abaganga rero batangiye gukorera ibizamini kano kana ngo barebe niba nta kibazo gafite. Nuko abadogiteri hashize akanya gato baragaruka baramubwira ati umwana ameze neza nta kibazo, ariko biragaragara ko umwana yabaye abandoned, yatawe. Aba baganga rero basabye Andrew ko yakomeza agafasha uno mwana kugeza ubwo babonye ikigo cy'imfubyi kibasha kumufasha. Bwa mbere Andrew yarabyemeye. Uyu mugabo muri yatekerezaga ko aricyo kintu cya mbere cyiza cyo gukora, ariko ubwo uyu mugabo yarageze mu rugo rwe ntago yahagarikaga gutekereza ku uyu mwana. Amaso y'uyu mwana manini ndetse n'isura ye yakomeje kugaruka mu ntekerezo z'uyu mugabo. Uyu mugabo rero muri we yatangiye kumva akomeye cyane ndetse atangira kumva muri we agomba kurinda uno mwana. Uyu mugabo yatangiye kwivugisha muri we ati ntago natuma uno mwana agenda akava mu ntoki zanjye. Hashize rero icyumweru uno mugabo yagiye gusura wa mwana ku bitaro ndetse agenda amushyiriye impano. Uyu mugabo akigera ku bitaro yahagumye amasaha arenze 2 ari kumwe n'aka kana gateruye. Uyu mugabo yatangiye kubona yuko agahinda yari afite agiye kugasimbuza kurinda uno mwana ndetse akamwitaho. Nuko umugoroba umwe ubwo yaragiye gusubira ku bitaro gusura aka kana, uyu mugabo yaje gufata umwanzuro. Uwo mugabo yafashe telefone arangije ahamagara ku bitaro ababwira yuko ashaka kwadoputinga uno mwana. Abayobozi b'ibi bitaro bahise batungurwa cyane n'uyu mwanzuro uno mugabo afashe, ariko nabwo byarabashimishije. Ahangaha rero batangiye gukora process, batangira gushaka ibyangombwa bikenewe. Mu cyumweru kimwe buri kimwe cyose cyakimaze kujya mu buryo. Andrew yaje gufata wa mwana arangije amujyana mu rugo iwe. Uyu mugabo rero yahise yita uno mwana Hope, amwita Icyizere, kubera yuko uyu mwana yari yamuhaye ayandi mahirwe yo kubaho. Ubwo yahuraga nawe nta cyizere muri we yumvaga afite cyo kubaho, ariko nyuma yo kumubona uyu mugabo yaje kongera kugira imbaraga. Atangira kubona uyu mwana ari impamvu yo kugira ngo asurvivinge, ari impamvu yo kugira ngo abeho. Uyu mugabo ya apartment yabagamo yabaga yuzuyemo agahinda ndetse no guceceka. Ubu ngubu noneho yabaga irangwamo ukurira k'uyu mwana ndetse no guseka. Uyu mugabo rero Andrew yatangiye kwiga uburyo agomba kujya ahita kuri uyu mwana. Uyu mugabo uko iminsi yagendaga itambuka yagendaga akunda uno mwana birushijeho. Nuko umunsi umwe wa mu ex w'uyu mugabo Andrew yaje kuza mu rugo. Uyu mukobwa mu maso yari huzuyemo kwicuza. Ubwo Andrew yakinguraga uyu mukobwa yatangiye kurira, aramubwira ati mbabarire, nakoze amakosa, narahubutse, ndakwinginze reka twongere tugerageze.
uyu mugabo Andrew yari agikunda uyu mukobwa Sarah, ndetse ahangaha yari yishimiye kubona umuntu ugiye kumufasha kurera uno mwana. Bwa mbere buri kimwe cyose cyagenze neza. Sarah yarongeye akundana n'uyu mugabo Andrew, ndetse barafatanya batangira kwita kuri uyu mwana Hope. Ndetse ahangaha Andrew yatangiye kwiyumva muri we, yumva ko ubuzima bwe butangiye kongera kwegerana. Ariko uko ibyumweru byagendaga bitambuka, uyu mukobwa Sarah yatangiye kwerekana imico itari myiza. Uyu mukobwa yatangiye kujya agaragara nk'aho abangamiwe. Umunsi umwe Andrew ubwo yari avuye ku kazi, yageze mu rugo asanga wa mwana Hope ari kurira. Ahangaha Sarah nta nubwo yari ahari. Uyu mugabo yahise afata telefone, arangije ahamagara wa mu girlfriend we, aramaze ndetse uri hehe? Sarah arangije amubwira ati ndi hanze. Umukobwa aramubwira ati ntabwo ibi ngibi mbibashije, sinkibishoboye, ndambiwe no kwita ku mwana utari uwanjye. Andrew ukeneye guhitamo njyewe cyangwa se ugahitamo Hope. Nimba ushaka yuko ngumana nawe, ugomba gufata uwo mwana ukamujyana mu kigo cy'imfubyi. Muri ako kanya umutima wa Andrew waramusimbutse. Andrew arangije amubwira ati hoya, ntabwo nshobora njyewe kwitandukanya na Hope, uyu ni umukobwa wanjye. Nuko wa mukobwa arangije amubwira ati rero birarangiye, ndabisoje ndabirangije. Nuko uyu mukobwa akimara kubwira uno musore Andrew ko birangiye, yitegereje wa mwana Hope. Wa mwana yari akirira muri kaberisoke ye aryamyemo, ariko uno mugabo muri we yiyumvishije ko akoze amahitamo nyayo. Nuko arangije aterura kakana arakiyegereza, arangije atangira kukabwira ati Hope, ubu ni njyewe nawe, humura mwana wanjye. Nuko hashize ibyumweru bikeya, Andrew yatangiye kumenyera noneho ubuzima bwe na kakana Sarah adahari. Uyu mugabo yahisemo kwita ku kazi ke, ndetse akita no ku mwana we Hope. Umwaka umwe waratambutse, Andrew noneho atangira kubona muri we ko akeneye gushaka undi mukunzi. Yaje kugenda ahura n'abakobwa batandukanye kandi beza, ariko iyo bamaraga kubona yuko afite umwana ari umusingo dadi, bahitaga bamwanga. Nuko nyuma y'uko rero abakobwa benshi bagiye bamwanga, Andrew yahisemo guhagarika kongera gushakisha umukunzi, ahubwo yahisemo kwiyitaho akita no ku mwana we Hope. Ahangaha yaje guhitamo ko agomba guha ubuzima bwiza umwana we. Ahangaha uyu mugabo kuri polisi aho yakoraga neza cyane mu by'ukuri, ndetse uyu mugabo yaje kuba promoted, baramuzamura. Nuko hashize ukwezi kumwe amaze kuba promoted, nyuma polisi yaje gufata umwicanyi ruharwa muri aka gace. Iki kirego baje kugiha uno mugabo Andrew. Nuko umunsi umwe ubwo Andrew yari ari ku kazi, haje umugabo ufite ubutunzi bwinshi cyane aramusura. Uyu mugabo yari papa wa mwicanyi wari wafashwe. Uyu mugabo arangije amuha amafaranga menshi cyane, aramubwira ati ndashaka yuko icyo kirego kiburisha. Uyu mugabo Andrew arangije aramubwira ati ntago bishoboka, ntago giye njya mfata ruswa. Nuko uyu mugabo w'umukire amaze kubona ko uyu musore yanzana amafaranga, yahise ahamagara bosi we. Hashize akanya gatoya, wa mu bosi we yaje kumusanga mu biro. Nuko arangije yitegereza uno musore Andrew, ndetse amwitegereza nk'umuntu abonye ko yamutengushye. Arangije aramubwira ati Andrew, uzi uburyo nakoreye amafaranga mfite? Aramubaza ati se iyi government iduha amafaranga angahe? Ntabwo ari amafaranga ashobora gutuma witesha amafaranga baguhaye. Nuko Andrew arangije abwira bosi we ati ngende umukristo, ntabwo njyewe njya mfata ruswa, umwicanyi agomba guhura n'amategeko. Nuko bosi we arangije azunguza umutwe, arangije amubwira ati Andrew, urimo urakora amakosa, wakagombye gutekereza ahazaza hawe ndetse n'aho umukobwa wawe. Ariko uyu mugabo Andrew yari umugabo ufata decision. Andrew ahangaha rero yanze gufata ruswa, yanga kurekura uno mwicanyi. Byarangiye rero wa mwicanyi bamwereje mu rukiko, ndetse uyu mwicanyi yaje gucibwa igihano akwiriye. Nuko ubwo uyu mwicanyi bari bamaze kumwohereza muri gereza, Andrew yatekereje ko ibi bintu birangiye, ariko mu by'ukuri ntago byari birangiye. Wa mugabo se wa mwicanyi yari yarakaye cyane, ntabwo yigize yishimira uburyo uyu musore Andrew yanze gufata amafaranga yari yamuhaye. Nuko wa mugabo yaje kwegera boss wa Andrew, ndetse yegera n'abandi bapolisi babi. Nuko umugoroba umwe ubwo Andrew yari ari ku kazi,
bosi we yaje kumuhamagara mu biro, nuko akigera aho ngaho mu biro bya bosi we, bosi we aramubwira ati Andrew, aramubwira ati nyihanganire ariko twahisemo kukwirukana. Ahangaha Andrew yahise atungurwa. Munyumvire namwe, uno mugabo mu by'ukuri yari yahisemo gukoresha ukuri ndetse akaba indahemuka mu kazi ashinzwe, ariko noneho ahangaha yari abizize. Uno mugabo arangije abaza bosi we ati ese ntukubera iki nirukanwe? Nta kintu nigeze nkora cyakagombye gutuma munyirukana. Bosi arangije aramwitegereza, arangije amubwira ati ufite ibyo uregwa. Muri ako kanya Andrew n'agahinda kenshi yafashe utwe, arangije ava aho ngaho kuri polisi yerekeza mu rugo. Uyu mugabo ubwo yatekerezaga ku mwana we Hope yatangiye kurira. Ese ni gute ari busobanurire umwana we ukuntu yabuze akazi ke? Ese ni gute agiye kwita ku mwana we nta kazi afite? Andrew rero yatangiye gushakisha akazi ahantu hose. Buri hantu hose yagiye ashakisha akazi ngo arebe nimba yabona udufaranga two kuba yakwita ku mwana we, ndetse yaje kugeraho ashakisha byibuze n'akazi ko yakoropa cyangwa se agakubura, ariko nta muntu n'umwe wigize umuha akazi. Ubwo rero udufaranga yari yarabitse twa tumaze gushira, uyu mugabo yatangiye kujya ajya ku muhanda akajya gusabiriza udufaranga. Nuko umunsi umwe umugore wambaye neza yaje kumwegera, arangije aramubaza ati musore, nukora iki uri gukora ibi ngibi? Nuko Andrew arangije abwira uno mugore ibyerekeye ubuzima bwe, anamubwira uburyo ubu ngubu ari umusingo fada. Uyu mugore yamuteze amatwi yitonze, ndetse uyu mugore abasha kumva uburyo uno musore Andrew yafashe umwanzuro udasanzwe. Nuko wa mugore arangije amusigira nimero ya telefone, arangije aramubwira ati uzaze kundeba ku biro cyangwa se uzampamagare. Nuko umunsi wakurikiyeho Andrew yahamagaye wa mugore. Uyu mugore yitwaga Natasha. Nuko wa mugore Natasha yahise aha akazi uno mugabo Andrew ko kumubera umubodyguard cyangwa umurinzi, ndetse uyu mugore yamuhaye umushahara mwiza cyane, ndetse byatumye uyu mugabo Andrew abasha kujyana wa mwana w'umukobwa Hope ku ishuri, ndetse amujyana mu ishuri ryiza, ndetse atangira kumwitaho neza cyane nk'uko yabyifuzaga. Ahangaha rero ubuzima bwa Hope ndetse na Andrew bwatangiye kumera neza cyane. Uyu musore yari yishimiye amahirwe uyu mugore Natasha yari yamuhaye, ndetse uyu musore yakoze neza cyane kugira ngo yereke bosi we yuko yishimiye amahirwe yahawe. Nuko hashize igihe Andrew yatangiye kubona yuko uyu mugore Natasha ari kwitwara ukuntu kudasanzwe imbere ye. Uyu mugore yatangiye kujya ashaka yuko nyuma yuko akazi karangira agumana amasaha ari kumwe n'uyu musore Andrew. Uyu mugabo Andrew yarabibonye, ariko yarazi neza yuko uno mugore uno mubosi we ari umugore ufite umugabo. Ahangaha rero Andrew yakomeje gufokasinga ku kazi ke, ariko nyuma ya myitwarire wa mugore Natasha yatangiye gukomeza irakura. Nuko umunsi umwe Andrew ndetse na Natasha byabaye ngombwa ko bakora urugendo bava ngaho bajya hanze bagiye mu kazi. Wa mugore Natasha arangije ajyana uyu musore muri hoteli. Uyu musore Andrew arangije abaza bosi bati mama, niki turi gukora ahangaha? Nuko uyu mugore arangije aramubwira ati twaje hano kugira ngo duhure n'abafatanyabikorwa, ariko ahangaha ntabwo Andrew yabyizeye. Nuko uyu mugabo Andrew arangije abwira bosi bati ndumva ngiwe natekanye ahangaha. Nuko uyu mugore Natasha arangije aramwegera, arangije amusaba kumusoma ndetse amubwira yuko amukunda. Nuko Andrew arangije amubwira ati mama hoya nako nabikora, uri umugore kandi ufite umugabo. Nuko aho ngaho rero bose uko ari babiri bavuye ngo kuri hoteli barakaye. Nuko ubwo Andrew yarageze mu rugo yicaye mu cyumba cye, ahangaha yatangiye gutekereza ibintu byinshi cyane muri we. Arangije atangiye kubaza Imana ati nyagasani iki ni ikihe kigeragezo? Abwira Imana ati nkeneye aka kazi kugira ngo nite ku mwana wanjye, ariko ntabwo njyewe ndi hano kugira ngo ngire ibyo nkorana na bosi wanjye. Uyu bosi wanjye afite umugabo, ntabwo nshobora gukora ibi bintu. Iminsi yakurikiye ari iminsi itari myiza kuri uyu musore Andrew, kuko yabonaga uyu mugore Natasha yatangiraga kwibuka ibyo babaye muri hoteli. Uyu musore yatangiye kwirengagiza buri kimwe cyose kugira ngo abashe gukora akazi ke neza, ariko Natasha ntabwo yigeze ava ku izima. Uyu mugore yakomeje gushakisha uburyo yahura n'uyu musore. Nuko umunsi umwe Natasha yaje guhamagara Andrew mu biro bye,
arangije aramwitegereza cyane, arambwira ati Andrew, arangije aramubaza ati Andrew, nukubera iki uri kugenda unyicaho? Andrew aramubwira ati mama, ntabwo ndi kukwicaho, ntabwo ubona uburyo nkwitaho, njyewe nawe dushobora kwishimana. Nuko Andrew arangije aramubwira ati mama, ntabwo nabikora, uri umugore ufite umugabo kandi nanjye mfite umwana wanjye w'umukobwa ngomba kwitaho, ntabwo nshobora gutenguha indangagaciro zanjye. Ahangaha Natasha yahise yumva ababaye kubera ko uyu musore yari amurijegitinze, uyu musore yari yanze icyifuzo cye. Nuko uyu mugore arangije aramubwira ati Andrew, nuramuka unyangiye ibintu bishobora gukomera ahangaha. Andrew yavuye ahangaha muri ibi biro bya bosi we yumva umutima uri gutera cyane. Ahangaha yarabizi neza yuko atakagombye kwihuza n'uyu mubosi we, ariko nanone yari afite ubwoba bwo kubura akazi. Nuko ubwo Andrew yari yicaye mu cyumba cye yabuze icyo yahitamo, umushuti we John yaje kwinjira. John yabashije kubona yuko uyu musore atameze neza, arangira amazi ati bimeze bite? Nyuma yuko uyu musore Andrew yari afite isoni zo kubwira buri kimwe cyose umusore, yaje kumubwira buri kimwe cyose, amubwira ibibazo afite. Nuko amaze kumutekereza buri kimwe cyose, uyu musore John arangira azunguza umutwe, arambwira ati man, nukuri iki mukunda ibintu nk'ibi ngibi? Arangira avuga ati man, nta bwenge ufite, wowe wemera buri kimwe cyose, nurangiza umukuru w'amafaranga, we ntabwo uzi uburyo umugabo afite amafaranga menshi. John arangira avuga ati yaba ari njyewe nifuza kuba nari wowe, nagwita nkora umuti. Ahangaha Andrew yatunguwe no kumva aya magambo umushuti we yaramubwiye. Andrew arangije aramubwira ati man, uri igicucu kabisa, ni gute ntakora ibyo bintu? Uriya mugore ari mariye, afite umugabo. Nuko uyu musore John arangije aramwitegereza, aramubwira ati man, ntabyawe kabisa, none ushaka ko umukobwa wawe abaho nabi? Ese wibagiwe uburyo amafaranga umwishyura ku ishuri ari menshi? Arangije avuga ati bro, bitekerezeho, ibi ngibi bishobora gukemura ibibazo byawe byose ufite. Nuko Andrew arangije aramubwira ati man, njyewe ntago narenga ku ndangagaciro zanjye. Nuko John arangije aramubwira ati man, ibyo ndabyumva, ariko man, ubuzima burakomeye ahangaha. Arambwira ati rimwe na rimwe ugomba kurenga ku mategeko kugira ngo ubeho. Arambwira ati uramutse wemeye uriya mugore Natasha, ubuzima bwawe bwakoroha. Ko Andrew arangije azunguza umutwe, arambwira ati John, urakoze cyane kunamungiriye, ariko ntabwo nabikora. Arambwira ati nakwemera nka strugglinga, ariko byibuze nzi ko ndi gukora ibintu nyabyo, aho kugira ngo mbeho nicuza. Nuko John arangije aramubwira ati man, ni amahitamo yawe. Arangije aramubwira ati ariko wibuke, amahirwe aza rimwe mu buzima, ntabwo yongera kugaruka. Nuko ubwo John yaravuye aho ngaho, uyu musore yagumye ahangaha mu nzu ye arimo atekereza amagambo uriya mushuti wamubwiye. Ariko mu mutima w'uyu musore yumvaga mu by'ukuri ari gufata amahitamo nyayo. Uyu musore yangaga guhemuka ndetse yangaga kwitesha agaciro. Nuko muri iryo joro kakana Hope kaje kwitegereza papa wako mu maso, karangije karamubaza ati papa, umeze neza? Andrew arangije araseka, ari uburyo umwana we umukobwa mukunda. Arangije aramubwira ati Hope, humura, buri kimwe cyose kiraza kumera neza. Arambwira ati tugiye kubinyuramo turi babiri njye nawe. Nuko umunsi wakurikiyeho Andrew yahisemo gusezera ku kazi. Yafashe telefone ahamagara boss we Natasha, ariko ntabwo Natasha yamufashe. Ahangaha rero yahisemo kuva aho ngaho ajya ku biro. Nuko ubwo yarageze ku biro yatunguwe no gusanga umugabo wa Natasha Patrick arimo aho ngaho. Nuko uyu mugabo wa Natasha Patrick yaramusuje ndetse amusuhuza amwubashye, ndetse atangira kumusobanurira. Arangije amubwira ati Andrew, njyewe na famiye yanjye tugiye kwimuka tuva ahangaha tujya hanze y'igihugu. Yambwiye uburyo ukunda akazi ndetse uri umusore w'indahemuka, none ufitiye ikizamini kugira ngo ndebe koko nimba yambwiye ari byo. Muri ako kanya Andrew yumvise agize ubwoba. Nuko arangije amubwira ati nyakubahwa, aho ngaho umenya yakabije, ese niki namuhaye? Nuko Patrick arangije yitegereza uyu musore ndetse amwitegereza nk'umuntu uri kwicuza. Arangije amubwira ati Andrew, mbabarire, narindi kukugerageza, ndabizi yuko utabikunze, ariko byanyeretse yuko uri umuntu wo kwizerwa. Nuko akimubwira amagambo, wa mugabo Patrick yamuhaye envelope irimo amadokima. Arangije amubwira ati ndashaka kukwegurira company yanjye,
aramubwira ati nari nkeneye umuntu nakwizera wakwita kuri buri kimwe cyanjye igihe nzaba ntahari. Andrew ahangaha ntabwo yarimo yizera ibyo ari kubona. Muri ako kanya uyu musore yatangiye kurira, yatangiye kuzenga amarira mu maso. Arangije amubwira ati nyakubahwa urakoze cyane. Ibi ngibi yamubwiye nayo munsi yo nyinshi cyane. Arangije ahita ava ngaho yerekeza mu rugo ndetse yishimye cyane. Arangije ubwo yari yicaranye na wa mukobwa we Hope, arangije aramuhobera cyane. Arangije amubwira ati baby, papa none ubu ngubu ni umumiliyoneri. Humura tugiye kuva ahangaha muri aka kacyaro tubamo. Hope arangije yitegereza papa we. Arangije ati nibyo papa. Andrew arangije amukubita agaki ku butama. Arangije amubwira ati nibyo my dear. Humura buri kimwe cyose kigiye guhinduka neza cyane. Muri iryo joro Andrew ndetse na Hope batangiye kuvuga ibyerekeranye n'ahazaza habo. Andrew yasezeranyije umukobwa we yuko ahazaza yagomba kuba heza cyane. Nyuma y'imyaka 10 uyu musore Andrew buri kimwe cyose cyari cyaragiye mu buryo ameze neza, ariko yari atarashaka. Nuko umugoroba umwe ubwo Andrew yaravuye ku kazi, ahangaha Hope yari afite imyaka 11. Uyu mwana arangije yegera uyu mugabo aramubwira ati papa, ese nshobora kukubaza? Andrew arangije araseka. Arangije amubwira ati sheri wambaza nta kibazo. Ese niki? Nuko wa mwana arangije aramubaza ati ese nukubera iki ntafite mama? Ahangaha uyu mwana amubajije ikibazo amwitegereza cyane mu maso ndetse ategereje igisubizo. Ahangaha Andrew ahise ababara. Ahangaha Andrew yari yarahoze arwanya cyangwa se agerageza kuba atavuga ibyerekeranye na mama w'uyu mwana. Yashakaga kurinda uno mwana kuba yababara. Nuko Andrew arangije ahangaha arahumeka. Arangije aramubwira ati sweetheart, mama wawe yarapfuye igihe wari ukiri mutoya. Nuko Hope ahangaha yahise yicwa n'agahinda atangira kurira. Andrew arangije aramuhobera aramwegereza. Arangije aramubwira ati ndabizi sweetheart, ariko humura mama we yaragukundaga cyane ndetse na n'ubu aracyagukunda. Nuko kakana karangije karamubaza si papa, kuki utashatse ubundi mama wanjye byibuze akaduha kandi kana? Arangije amubwira ati papa nkeneye umusaza wanjye cyangwa se murumuna wanjye. Ahangaha aya magambo kano kana kari kabwiye uyu musore Andrew yamukoze ku mutima. Ahangaha uyu musore yahoraga yifuza kuba yaha Hope umuryango uri wuzuye, ariko kuba yahura n'umuntu wabakunda bombi uko ari babiri byaragoranye. Muri iryo joro ntabwo uyu musore yabashije gusinzira, yakomeje gutekereza ya magambo wa mwana w'umukobwa yamubwiye. Yarabizi neza ko akeneye gushaka umuntu uzabakunda bombi ari babiri kandi akabitaho nk'umuryango. Ku ishuri aho Hope yigaga, abashuti be bakomezaga kumubaza mama we, bamubaza ati ese nuko iki mama wawe ategeza kugufata hano ku ishuri? Ariko ahangaha Hope ntabwo yari afite icyo yabasobanurira. Uyu musore Andrew yaje kwigira inama yo gushaka umukozi uzajya ugumana n'aka kana kugira ngo byibuze akibagize kuba yakakomeza gutekereza mama wako. Uyu mukobwa waje gukora muri uru rugo yitwaga Julia. Kuva Julia yagera muri uru rugo ibintu byose byabaye byiza. Umwana yatangiye kumukunda ndetse batangira kugira umunezero hano muri uru rugo. Uyu mukozi ubwo yageraga ahangaha umwana yaje kumukunda. Ibi ngibi byatumye Andrew abyishimira cyane. Nuko hashize amezi makeya wa mu ex wa Andrew, Sarah, yaramaze iminsi ashyingiwe. Yaje kuza ku rugo rw'uyu mugabo Andrew ari gushaka ubuhungiro. Uyu mugore ubwo yageraga ahangaha mu rugo rwa Andrew yatangiye kumusobanurira uburyo umugabo amufata nabi ndetse akamuhohotera ngo kubera yuko kuva bashakana atarabasha gutwita, atarabasha gusama. Ahangaha Sarah yasabye imbabazi Andrew kuri buri kimwe cyose yamukoreye ndetse amubwira yuko nta handi hantu afite ho kujya. Andrew yagiriye impuhwe uno mukobwa Sarah ndetse amwemerera kuguma ahangaha amezi makeya, ariko amubwira yuko ibyo gukundana byarangiye. Amubwira ko bidashoboka kubongera bagasubirana. Ahangaha Sarah yarabyemeye arangira amushimira mu gaturakoze. Icyumweru cyarashize Sarah aba hano muri urugo rwa Andrew. Ahangaha uyu mukobwa yirengagije ibyo Andrew yamubwiye yuko bidashoboka ko bakongera bagasubirana. Uyu mukobwa yatangiye kugerageza kongera kumwigarurira. Yatangiye kuyateka ibyo kurya Andrew akunda ndetse atangira kumufata neza cyane ndetse atangira gusa nkaho amuseduiza.
ariko nubwo yamukoraga ibyo byose Andrew nta kintu byari bimubwiye. Nuko umugoroba umwe ubwo Andrew yaravuye ku kazi, Hope yaje kumwegera ndetse amwegera ari seriye cyane. Arangije aramubwira ati papa ntabwo ugiye nigize nkunda uriya mugore Sarah. Nuko Andrew arangije amaze ati se nukubera icyo utamukunze. Arangije aramubwira ati uriya mugore Sarah ntabwo akunda Julia. Nuko umunsi wakurikiyeho Andrew yafashe umwanzuro wo kubaza iki kibazo uyu mugore Sarah. Nuko arangije aramubwira ati umwana wanjye Hope yambajije ikibazo, yaje kumbaza impamvu ufata nabi Julia. Arangije uyu mugore ashinja wa mukozi Julia ko yamufashe ari kwiba inyama umunsi wari watambutse. Ahangaha kubera ko Andrew yizeraga uriya mukobwa Julia yanze kubyizera. Nuko Sarah arangije aramubwira ati wowe amaso yawe uyamishe kuri uriya mukobwa uzamubona. Uyu mugore atangira kumwereka uburyo ari umuntu uri kuvugisha ukuri. Nuko uwo mugoroba Andrew yatangiye gukurikiza amaso wa mukobwa Julia ubwo Sarah ari mu gikoni. Ahangaha uyu musore yaje kubona yuko Julia nta kibazo cye, nta kibazo kimwe, nta kibazo na kimwe ateye. Uyu musore yaje kubona yuko Sarah afite umutima mubi wo guteranya. Yaragendereye kumubeshya kugira ngo muteranye n'uriya mwana w'umukobwa Julia. Nuko uko iminsi yagiye itambuka uyu musore Andrew yatangiye kumva atameze neza, atari safe kubera uyu mugore Sarah yarari hano mu rugo. Nuko hashize iminsi mikeya Andrew yaje mu rugo ndetse yishimye. Arangije abaza Hope ndetse na wa mugore wamwitagaho Julia. Nuko Sarah arangije aramubwira ati basohotse bagiye gutembera. Nuko Sarah arangije abaza Andrew ati ese no kubera iki wishimye cyane? Nuko Andrew arangije aramubwira ati natsindiye kontra nini cyane ndetse y'amamiliyoni menshi y'amafaranga. Sarah yahise yishima cyane aramubwira ati congratulations. Nuko muri ako kanya Andrew yahise azana wine arayifungura barasangira. Ahangaha bari bameze neza ndetse batangiye kuganira ibintu bitandukanye. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho Andrew yabyutse yumva mu mutwe atameze neza uri kumurya, ndetse aza kwisanga mu cyumba cya wa mugore Sarah. Yibaza uburyo yageze muri iki cyumba cy'uwo mugore. Ahangaha yaricaye atangira gutekereza uko byagenze ariko kumva ntabwo ari kubikurura neza. Yatangiye kumva atangiye kwicuza ndetse atangiye kumva afite panic muri we. Ahangaha uyu mugore yari yishimye kubera yuko yari yabashije gutsindira uyu musore, ariko uyu musore muri we yararimo yicuza ndetse yumva ababaye. Yahise ava aho ngaho muri icyo cyumba ahita agana mu cyumba cye, ariko yarimo afite intekerezo nyinshi cyane muri we. Yatangiye kwibuka buri kimwe cyose ijoro ryatambutse cyabaye. Atangira kwibuka ya wine banyweye, atangira kwibuka uburyo basangiye, ariko ibyakurikiyeho nyuma y'ibyo byose ntabwo yabashaga kubikurura. Ahangaha rero yari yagambaniwe no kuba atarabashije kwikontorora. Ahangaha rero Andrew byanze bikunze muri we yarazi yuko agomba kureba uburyo yakemura ikibazo mbere yuko gikomera. Nuko hashize ukwezi kumwe uyu mugabo yaje gufata umwanzuro wo kubwira uwo mugore ngo avangaha, kubera yuko kuba yari ari muri uru rugo hari yatangiye kuzamo ibibazo byinshi cyane. Nuko ubwo uyu mugore yaragerageje kumwegera igitondo kimwe, uyu musore aramubwira ati guma kure yanjye. Aramubwira ati ndakeka ari igihe cyawe kugira ngo uve hano muri uru rugo. Ariko uyu mugore arangira aramubwira ati ntago nagenda. Andrew aramubaza ati se nukubera iki utari bugende? Uyu mugore arangije aramubwira ati ntago nshobora kuva hano, ntwite inda y'ibyumweru 2. Ahangaha Andrew yaratunguwe, ahangaha yaguye muri shock. Uyu musore yibutse ijoro barimo celebratinga contract yari yatsindiye, yibuka wine banyweye, yibuka n'uburyo yisanze mu cyumba cy'umugore. Ntago mu by'ukuri arimo yumvisha ko ibi bintu biri kuba. Nshuti bavandimwe rero, iki cyari igice cya mbere cy'history. Nimba uri kuyikunda ukawumva ushaka kumenya iherezo ryayo, nyandikira muri comment section uti second part cyangwa wandikemo ngo igice cya kabiri ndakigukorera. Ikindi cya kabiri ndabasaba kugira ngo abantu bashyashya mukande subscribe ndetse mukande no kunsogera kugira ngo mujye mubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi nkuru. Mwakoze rero guhitamo Beyond World Show. Nawe uta ciao ciao, God bless you.